turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni kuri mama Sharirene mu gikoni. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinze. Mwarebye ibintu byinshi bitandukanye byo guteka. Uyu munsi rero dufite umushyitsi amaze iminsi aza kutwumvira. Amaze iminsi aza kutwumvira uko bimeze. Imana nimuha umugisha, turakwakiriye kuri mama Sharirene kandi turagukunda. I love you. Turamwakiriye rero, nabasuhuze. Abakunzi baba mama Sharirene ndabashuhuje cyane, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Waje rero kudusura. Uyu munsi naje gusura mama Sharirene. Uranadutekera? Nje no kubatekera. Uradutekera iki? Uyu munsi nabazaniye agashya, ngiye guteka kawunga, ariko kawunga irimo amata. Yego. Ibi bifite taste iryoshye, kandi ikoreshejwe ibintu duba dufite n'ubundi. Okay. Kugira ngo ibintu tugiye gukoresha ni tugiye gukoresha aya ni amata, ni igikombe cy'amata, n'umwuko, murabizi ko hanyuma na kawunga. Kawunga rero aba ari kawunga nkeya cyane, biterwa n'agatambaro ko gufatisha kugira ngo tudashya. Biterwa kawunga iba nkeya cyangwa nyinshi bitewe n'umubare w'abantu uko bari buri. Hanyuma twamaze gushyiraho amazi. Ngadutangirire rero amazi kandi yabize, ni nabitwereke neza. Ko ni nyagushya. Ningo za ntoki zitakukintu ngazana ngo zana ngo upfundurire. Murabizi rero iyo umuntu agiye guteka kawunga, mbere na mbere ubanza kwanga kugira ngo utibeshye ku mazi, kuko iyo amazi abaye menshi kawunga nyine navuga ngo iratota, kandi burya kawunga nziza ni iyikomeye. Yego. Rero urabanza n'amazi tuba twayapimye bitewe n'ingano y'abantu uko ingana, uko abantu bari burye iyo kawunga bangana. Kubanza kudahanura. Aya ni amadahanure. Turabanza tudahanura amazi. Noneho ugereranya kawunga uri bukoreshe, ukagereranya n'amazi usizemo uko angana. Iyo ubonye amazi ari aya ngaya arimo, urayadahanura, warangiza ugashyira ku ruhande. Ugafata ya kawunga yawe ukayishyiramo. Ushyiramo kawunga, ukabanza ukarekaho, naguhita ugira ukorogaho utetse igikoma. Urabanza ukareka, kuko amazi numva nubwo aba ashyushye, ariko urabanza ukareka nayo ikabanza igasa nk'ifata umuriro. Yego. Noneho ngira ngo murimo kubibona, kugira ngo kawunga yose ibanze ise nkaho itogota, niko nabyita, ariko ni nabyo ibanze itogote. Ngo nimara nona hano hose shatse unagira gutya, amazi ikabanza igashyuha. Ubu ngubu iyo hasi iba yamaze gushyuha. Noneho ibi rero byo kugira ngo ibanze ishyuhe, birinda ibyo bita inkirira hato. Inkirira hato murayizi? Utuntu tw'utubumbe tuza muri kawunga. Muratuzi? Tuba rero twitwa inkirira hato, bitewe n'ukuntu tuba twagiye tuyivanga. Iyo urumva iyo katagezweho amazi kakaguma nyine kakiri ifu, urumva kakaba kakiriye hato pe. Urumva nawe ukuntu ngiye kukavanga. Rero impamvu mwabonye nasize nko amazi makeya, ni ukugira ngo hahandi ho kugira ngo nze kongeramo amazi, ndaza gukoresha amata. Yes. Ndabanza rero gutya, ntago uhita wihutira nko gushyiramo amazi cyangwa washatse gukoresha ayo mata, kuko ntago baba bamaze kumenya ko kawunga yawe yafatanye, cyangwa nyine yoroshye, cyangwa iri bworohe, cyangwa iri bukomere. Komeza ukavanga
wabona isa nkaho itangiye nko gushya nibwo ushyiramo ya mata kakavanga. Abantu barya bakunda kawunga mujye muhisha kawunga kuko kawunga wariye kawunga mbi urayizinukwa ariko wariye kawunga nziza navuga ngo igira dore twa tuntu banza. Iyo ugiriwe amahirwe yo guteka kawunga nkeya ugenda ufata agahande kamwe ukabanza ukareba ko twa tuntu twashizemo ukagenda uyigira na yayindi ukayihindura kugira ngo itaza gushirira hasi. Kugira ngo murabibona kawunga yacu itangiye gushiramo twa tuntu two hasi. Amata rero nubwo twifashishije ahangana kuriya ntabwo aba ariyo yose tuba turi buyashyiremo, biterwa n'ukuntu kawunga ikomeye cyangwa ukuntu yoroshye. Gusa ikintu gifasha amata kawunga uriye uko yaba ingana uko ariko kose. turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni kuri mama Sharirene mu gikoni. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinze. Mwarebye ibintu byinshi bitandukanye byo guteka. Uyu munsi rero dufite umushyitsi amaze iminsi aza kutwumvira uko bimeze. Imana nimuha umugisha, turakwakiriye kuri mama Sharirene kandi turagukunda. I love you. Turamwakiriye rero, nabasuhuze abakunzi baba mama Sharirene, ndabashuhuje cyane. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Waje rero kudusura. Uyu munsi naje gusura mama Sharirene. Uranadutekera? Nje no kubatekera. Uradutekera iki? Uyu munsi nabazaniye agashya. Ngiye guteka kawunga, ariko kawunga irimo amata. Yego. Ibi bifite taste iryoshye kandi ikoreshejwe ibintu duba dufite n'ubundi. Okay. Kugira ngo ibintu tugiye gukoresha ni tugiye gukoresha aya ni amata, ni igikombe cy'amata n'umwuko, murabizi ko hanyuma na kawunga. Kawunga rero aba ari kawunga nkeya cyane, biterwa n'agatambaro ko gufatisha kugira ngo tudashya. Biterwa kawunga iba nkeya cyangwa nyinshi bitewe n'umubare w'abantu uko bari buri. Hanyuma twamaze gushyiraho amazi. Ngadutangirire rero amazi kandi yabize, ni nabitwereke neza. Ko ni nyagushya. Ningo za ntoki zitaku kintu ngazana ngo zana ngo upfundurire. Murabizi rero iyo umuntu agiye guteka kawunga mbere na mbere ubanza kwanga kugira ngo utibeshya ku mazi, kuko iyo amazi abaye menshi kawunga nyine navuga ngo iratota, kandi burya kawunga nziza ni iyikomeye. Yego. Rero urabanza n'amazi tuba twayapimye bitewe n'ingano y'abantu uko ingana, uko abantu bari burye iyo kawunga bangana. Kubanza kudahanura. Aya ni amadahanure. Turabanza tudahanura amazi. Noneho ugereranya kawunga uri bukoreshe ukagereranya n'amazi usizemo uko angana. Iyo ubonye amazi ari aya ngaya arimo, urayadahanura warangiza ugashyira ku
ku ruhande noneho ugafata ya kawunga yawe ukayishyiramo ushyiramo kawunga ukabanza urabanza ukarekaho ntabwo uhita ugira ukoroga nk'utetse igikoma urabanza ukareka kuko amazi numva nubwo aba ashyushye ariko urabanza ukareka nayo ikabanza igasa nk'ifata umuriro yego noneho ngira ngo murimo kubibona kugira ngo kawunga yose ibanze ise nkaho itogota niko nabyita kuko ni nabyo ibanze itogote ngo nimara none hano hose shatse unagira gutya amazi ikabanza igashyuha ubu ngubu iyo hasi iba yamaze gushyuha noneho ibi rero byo kugira ngo ibanze ishyuhe birinda ibyo bita inkirirahato inkirirahato murayizi utuntu tw'utubumbe tuza muri kawunga muratuzi tuba rero twitwa inkirirahato bitewe n'ukuntu tuba twagiye tuyivanga iyo urumva iyo katagezweho amazi kakaguma nyine kakirifu numva kakaba kakiriye hato pe numva nawe ukuntu ngiye kukavanga rero impamvu mwabonye nasize nko amazi makeya ni ukugira ngo hahandi ho kugira ngo nze kongeramo amazi ndaza gukoresha amata ndabanza rero gutya ntago uhita wihutira nko gushyiramo amazi cyangwa washatse gukoresha ayo mata kuko ntago uba wamaze kumenya ko kawunga yawe yafatanye cyangwa nyine yoroshye cyangwa iri bworohe cyangwa iri bukomere ukomeza ukavanga wabona isa nkaho itangiye nko gushya nibwo ushyiramo ya mata kakavanga abantu barya bakunda kawunga mujye muhisha kawunga kuko kawunga wariye kawunga mbi urayizinukwa ariko wariye kawunga nziza navuga ngo igira dore twa tuntu banza iyo ugiriwe amahirwe yo guteka kawunga nkeya ugenda ufata agahande kamwe ukabanza ukareba ko twa tuntu twashizemo ukagenda uyigira na yayindi ukayihindura kugira ngo itaza gushirira hasi kugira ngo murabibona kawunga yacu itangiye gushiramo twa tuntu two hasi amata rero nubwo twifashishije ahangana kuriya ntabwo aba ariyo yose tuba turi buyashyiremo biterwa n'ukuntu kawunga ikomeye cyangwa ukuntu yoroshye gusa ikintu gifasha amata kawunga uriye uko yaba ingana uko ariko kose ngira ngo murabibona hano tumaze kukavanga ibyo ari byo byose kamaze gufatana noneho ufata ya mata noneho amata ugenda ushyira ku ruhande ku ruhande ushyiramo ku ruhande warangiza ya mata ukayavanga na kawunga kawe kandi ubundi wanyineye iwacu ni mu burasirazuba Mutara akarere ka Nyagatare sha umwana we umukonyine of course
iyo Of course, ese uri umukonyine akomana ntabwo nabimenye umukonyine Yego of course sha. mu Mutara dukunda kawunga iyo umwana aba afite imyaka 7 azi kwitekera kawunga umukonyine ntabwo nabimenye ndakwishimiye cyane urakoze cyane iyi kawunga rero itera niyo navuga ngo nk'igihagije ni ukuvuga urya kawunga ifite testi kandi nyine ukumvira uranahaze wowe uzi kugateka byinshi ubambaze birambuye abakonyine ndabakunda shaho hari ikiganiro nigeze guseka okay kahiye kawunga yacu imaze gushya yahiye bien ubu twanafunga sheri wanjye w'umukonyine atinya gushya rero ntinya gushya njyewe intoki zanjye zakukiye nkashaho ngira intoki zikomeye noneho zimeze kawunga nka tirida kuyishyira hano bisaba kugira ngo nyine iyo umaze kuyishyiramo igihe icyo ari cyo cyose ushaka kuyirira ibigishyushye ibigishyushye ndayikuzemo kano kantu kuzemo akanushi nuko tugiye kuyishyira muri aluminium muri ko yishashe umwana w'abandi ahiye baje umwana w'abandi mwipfubya ego kawunga yacu ikaba irahiye ubu ngubu isaha iyo ari yo yose ushobora yego kuyirira wayirya mwayibonye kawunga mwayibonye abasheri iyi aluminium kuyibikamo kawunga biba ari sawa rwose kandi bituma wegeranya mwayibonye aka kantu gatuma ikomeza no koroha kandi umuzigo wanjye mwabibonye ukuntu umukonyine dutekeye kawunga irimo amata uyu ni wo muzigo mpetse kandi ukaza kukarya kameze neza karura hafi ushaka rero umuntu ukunda kawunga wayiteka uko ushaka uko ariko kose wagateka nk'uku nguku ugatekesheje amata cyangwa se hari n'ukuntu ubanza amazi mu mwanya w'amazi ugakoresha amata byaterwa n'ingano y'amata uba ufite nakabonye c'est bien kandi ukaba ufite agasosi kawe keza ukarya kandi ukaryoherwa ariko sinzi impamvu mba numva kawunga irimo amata mba numva ntayirisha isosi si na ngombwa irimo amata ntayo si na ngombwa aka kaba koroshye siko ngiye kuvuga kandi akaga kurya gato ngiye kuvuga ngo nakarisha ibijumba okay aka kawunga ushobora kukarisha kubera ari amata n'isosi wumva atari sawa ariko ntacyo byaba bitwaye ariko mba numva nakari akawunga k'amata mba numva nakarisha ibishyimbo hanyuma rero mwabonye ko ni keza cyane karoroshye ubu isaha yose turushake kukarya turaza kukarya gashyushye kandi koroshye kameze neza hanyuma turagushimiye rero turagushimiye ko watweretse kuntu dutegura kawunga ukayidutegurira tuzongera tugukenere kuri mama Sharirene hanyuma aka kawunga rero ndaza kukarya nijoro ndanywesha ishyushyu ndaza kugafata konyine hanyuma njye nkarya manuza ishyushyu ndeko nanjye nazamera nk'abakonyine are sawa rero
murakoze turabapepeye cyane mukore subscribe kugira ngo mukomeze kwirebera ibyiza ya channel yawe mujye kuri The Voice of Women TV basanga ibiganiro byiza yego bani baho mugisha